Yes, reka tubashimire cyane kandi tubaha ikaze mwe abakunzi bacu ku IBENDERA TV n'undi nk'ibisanzwe twongeye tuzanye ubundi muhanzi agiye gutangira twibwira nk'uko bisanzwe n'ikiganiro tumaze kubamenyereza. Aratangira twibwira ariko mbere yo kumwakira n'ubundi nk'ibisanzwe kora like na subscribe tugendana. Turimo tugenda adutera imbere tuva mu bwiza tujya mu bundi, nawe turifuza rero ko tugendana. Hanyuma twakiriye umushyitsi wacu uyu munsi akaba n'umutumirwa wacu. Karibu cyane ku IBENDERA TV. Murakoze. Amazina yanjye banyita MUGISHA Clement, navuga ko ndi umuhanzi mushya. Iyo bivuga rero buriya nyine unabyiyumvamo buriya n'ubundi uriwe cyane. Hanyuma se reka tuzamuke twibwira abantu mu by'ukuri uri muntu ki, wavukiye hese, uri ingaragu, ubuzima butuma umuntu ashobora gusobanukirwa uriwe neza. Nkuko bivuze ni MUGISHA Clement wavukiye hano mu Rwanda. Navukiye i Kigali. Mvuka ndi umwana ukunda gusenga. Iwacu banabikubitira kugira ngo ajye gusenga. Nkura gutyo. Niho impano yanjye yatangiriye gutyo. Ikindi navuga ndi wa mwana wakuze ukunda kujya cyane kumenya uko yaririmba. Urumva nyine ubwo ngiye mu buhamya nakundaga gukurikira mama wanjye cyane. Mama wanjye nawe yakuri hano i Remera. Nsengera ku batanzi nsengera Remera kuri ADPR. Nkaba ndi umuririmbyi muri kuri amahoro. Niho umurimo wanjye mukorera, ariko nkaba narakuze ndirimbira muri korari y'abana. Niho hantu navuga nakuye korari amahoro no mu bana. Niho hantu nakuye iyo tala yo kuba namenya kuririmba. Wenda ushobora kwibaza ukambaza ati se ni gute iyo mpano yaje? Nanjye sinababesha, burya impano nasanze ari ikintu umuntu avukana, ntabwo ari ikintu umuntu yiga. Rwose nasanze ari ikintu umuntu avukana. Gusa ndibuka neza yuko kujya kumenya kuririmba, ndabyibuka ukuntu nabigenzaga cyane cyane. Twari dutuye hano twari dutuye i Remera mu Ibare. Noneho ikintu nibuka neza nakoraga abantu bagira ngo ndi umusazi. Kubera kwa gukunda gushaka kugira ngo ugere kuri icyo kintu. Nakunda gufata ingoma z'inoza z'ibibido z'ibidebe, amasafuriya iwacu yose nari narayamennye. Amasafuriya iwacu yose nari narayamennye. Nirirwa nkubita nyine kugira gushaka gukubita ingoma. Ubwo natangira gukubita ingoma muri quartier bahitaga bamenya ati kabisa ni MUGISHA. Ubwo rero nuko ubuhamya byanjye bwagiye buza. Noneho urumva iyo umuntu ari gukubita izo ngoma agira ute nuko hari hana ashaka kugera. Mbese mu rugo birirwa bibaza se amasafuriya kuyamena iri gukora ibyo bintu biki usakuriza abaturanyi bite. Ariko ko hari icyo nashakaga njye, numvaga nshaka kubigeraho cyane kuko nta bushobozi muri kiriya gihe nari mfite bwo kuba ababyeyi banjye bangurira ingoma sembare. So nuko nguko nakuze mbikunda gutyo ku buryo niyo nasabaga no muri korari amahoro nabo nkabasaba nkababwira ati mumbabarire ndebe uko nacuranga. Nabo babizi ko ndi umwana ukunda kuririmba, ukunda gucuranga. Ndibuka ko namenyeye kuririmba ku ndirimbo ya Knowless. Nari ndi muri sari icyo gihe rwose ku ndirimbo ya Knowless. Ndirimbo yabanje bita kuki. Kuki Knowless iri bari kudukurikirana. Gakubitaho gatoya cyane wa mugani niba ari kudukurikirana yumva indirimbo yiwe yaguhogoje kakuzana mu muziki. Ndibuka neza nibwo yarakirya hiti muri kiriya gihe rwose ndabyibuka. Nibwo yari kuvugwaho cyane. Yaririmbye indirimbo yatangije bita Baby Kuki. Iyo nkubonye mbona uhindutse utishimye. Baby Kuki utagishaka ko ngira icyo nkubaza.
nakoze iki kandi njyewe uzi ko ntacyo nkuhisha ni wowe nkunda mu buzima ngirane nkora iki baby please garuka. Ubwo rero niyo yamfunguye. Ntago wenda abantu bashaka kwibaza ati kwera icyo watangira ku ndirimbo itari gospel kandi uri umuhanzi wa gospel. Indirimbo nuko arizo zacurangoga cyane muri kiriya gihe kuri televiziyo no ku maradiyo, izo ndirimbo zacurangaga cyane. Rero ahari kabisa Knowless icyo kintu ntabwo nshaka kukibagirwa. Kuki yatumye mfunguka, naramwiganaga kuri gasakuza mu gipangu muri quartier bakumva rwose ko nahogoje. Nuko nguko impano yanjye yagiye iza yenda nkurikiraho ndushaho kubishakisha, kwa kureba abandi bantu uburyo baririmba, kwa kubigana ibintu nk'ibyo bitandukanye. Yakwibaza ngo wavukiye mu rugo rusenga Imana, tangira uririmba indirimbo zitari iz'Imana, ntago ababyeyi bawe babigiragaho ikibazo ngo babe bagusubiza inyuma bagucyaha bavuga ati garuka garuka? Oya, umubyeyi wanjye yarazi ko umubyeyi wanjye cyane cyane mama niwe wabinozaga cyane, yarabizi yuko nkunda gukorera Imana, narabikundaga cyane. Mbese urumva kumukurikira no muri korari amahoro ho basohokeye hose, ibaze ko muri kiriya gihe ndi umwana muto ntambaraga uniform nkamenya ko korari byibuze tuvuge umukara n'umweru niho bari bwambare, abanze ko ndi bushiremo umukara n'umweru nanjye korari amahoro ikanshyira imbere, ku buryo abantu babaga badukurikiye nabo barebaga fasura umwana iki bakibaza uwo mwana. So uwo mwana niwe waje kuvamo uyu nguyu, akaba ari impamvu nje no kurica no kubera indirimbo ya mbere nkoze. N'abantu bashaka kwibaza se ko icyo ukoze indirimbo yaturwanye corona ari kandi uri umuhanzi wa gospel. Gospel ivuga igisobanuro cya gospel ni ubutumwa bwiza. Turwanye corona ni indirimbo y'ubutumwa bwiza nashaka guhereza abanyarwanda, cyane cyane nshishikariza urubyiruko rw'abanyarwanda kari twe ba mbere mu guharanira kurwanya kino cyeruzi. Kuko ndatanga example ya mbere, kino kigeragezo urebye ukuntu gifata iyo kigeze ku musaza my friend kiramujugunya, abyumva kabisa. Ngiye ikintu rero navuga, iki cyorezo buri muntu wese ufite umubyeyi ndahamya nashidikanya neza yuko nta muntu ukunda umubyeyi wahanga, nta muntu wanga umubyeyi wahanga, sibyo? Umuntu wese ukunda umubyeyi we aharanira kuba yagira icyo akora, abyumva, cyangwa akora kugira ngo byibuze umubyeyi arebe ati wow ukoze ikintu cyiza, sibyo? Nanjye rero uburyo iyo ndirimbo yanjemo ntago navuga ko ari njye wabitekerejeho bwa mbere, gusa ninjye wayiyandikiye. Gusa ukuntu iyo ndirimbo yaje ari umuntu turi bano baba youth volunteer. Mbere yuko yenda ugera ku aho wari ugiye kugera, twibutse abadukurikiye ko ni Ibendera TV, turi kuvugana n'umuhanzi manzi Mugisha. Hanyuma rero turi kuvuga ku ndirimbo ye yahanze, yenda aranatubwira nuko yitwa, hanyuma undi akomerezeho atubwira uko yaje. Indirimbo yitwa Aririmba gato, iravuga ngo muze dufatanye twese hamwe duharanira kwirinda coronavirus, dukunda igihugu cyacu nitwe ejo hazaza, nimuze dufatanye turwanye corona. So igitero cya mbere kikaba kivuga ngo ahari ubufatanye
hari n'ubushobozi. Iki nicyo gihe cyacu nk'urubyiruko, turinda abacu duharanira kubaka ejo heza, twubahiriza amabwiriza, dukaraba intoki kenshi gashoboka, twambara udupfukamunwa neza, jye nawe wowe nanjye twabasha gutsinda. Haranira tanga imbaraga zawe. So ni ukugira ngo mbwire abantu bose ko bagomba guharanira. Ariko se utarageraho iyi ndirimbo yawe yitwa ngo iki? Izina ryayo ndumva utaribwiye abantu. Nkuko nabibabwiye amazina yanjye banyita Mugisha Clement. Oya, ndavuga izina ry'indirimbo. Nkuko nabibabwiye amazina yanjye banyita Mugisha Clement ku buryo bwabayibonamo bwihuse. Iri kuri channel yanjye ya YouTube. Kuri channel yanjye ya YouTube no kugenda ukandikaho Mugisha Clement. Mugisha Clement buri muntu wese kubyandika, cyangwa se ukandikaho turwanye corona by Mugisha Clement. Turwanye corona by Mugisha Clement, nibyo birahagije. Nanabashishikariza ari indirimbo iri hafi, nayo iri hafi kabisa mu y'Imana nise ndaje, iri hafi kabisa. Abantu bose nayo babwiye ko iri hafi, abantu bose barayitegereje. Ni indirimbo nziza kabisa. So ndasaba buri muntu wese udukurikiye ajye kuri channel yanjye Mugisha Clement, areta abona ifoto yanjye, akande subscribe, hari aho umutuku handitse subscribe, narangira kandi n'inzogera kugira ngo ajye abasha kudukurikirana buri gihe. Kandi iyo ndirimbo nayo yitwa Ndaje niza, izasange iyo ndirimbo niza, izasanga uwo muntu yiteguye kabisa, aza wa mbere nabwo kwisharinga abandi. Nkomeza kubwira abadukurikiye ku iyi ndirimbo turwanye corona, uburyo yajemo nari nibere muri quartier, mura n'umuntu bita Eric wo muri Kurikira ya kabiri mu Ruturusu, i Remera. Numwe mu ba youth volunteer. Arambaza se wowe wumva watanga izihe mbaraga nk'urubyiruko rw'u Rwanda? Ndamubwira, naramuhaje se ko umbajije icyo kibazo. Arambwiye ati iyo nkubonamo ubwo bushobozi bwo kuba watanga icyo hari icyo wagira utanga ku gihugu nk'urubyiruko, nk'uko aba youth volunteer bari kwitanga. Urebye ukuntu bakora, mu by'ukuri aba youth volunteer twe dukwiye kububaha, n'abatabubaha nabo mububahe, kuko baritanga mu buryo bushoboka bwaribwo bwose pe, baritanga. Nanabibashimira, nshimira n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'ubufatanye bwa Minisante na polisi y'u Rwanda. Mbashimira kabisa, mwatekereje ku kintu cyiza cyo kuzana youth volunteer muri aka kazi kabisa. Nabonye babishoboye, ariyo mpamvu twakoze iyo ndirimbo yita ngo turwanye corona, mu buryo bwo kugira ngo n'abandi bose b'urubyiruko bumva bafite hari icyo bafite, ari imbaraga bafite batanga, nabo baze bazitange. Je navuga ko nabashije kuba nagaragaza imbaraga yanjye wenda mu buryo bwo kuyinyuza mu ndirimbo. Nabo hari uburyo bwinshi bafite, kurusha kuba babikina mu mukino ya filime, mu mukino y'iki. Hari nk'uwakoza kubita corona rwose, uko nta kandi kantu keza tala. So buri muntu wese wumva afite uko yakora, yagira icyo yakora muri corona, nagira icyo akora kabisa. Kuko u Rwanda ni urwacu, ejo nitwe tuzaba tuyobora. So kugira ngo rero tugaragaze izo mbaraga, bareke tubyerekana ubu ngubu. Kandi nzi neza ko urubyiruko rw'u Rwanda rwabishobora, kuko abanyarwanda nabonye bashoboye kabisa. Mugisha, abo bushobozi bwo gukora indirimbo bukura he? Ndabona ugaragara nkaho kiri urubyiruko, sinzi yenda hashobora kuba hari ukuntu bimeze. Abahanzi benshi bagorwa n'ubushobozi, wowe ubushobozi bwo gukora izi ndirimbo bukura he mu by'ukuri? Urumva navuze ngo buryo ari cyo ushaka kugeraho, hari icyo wiyima kugira ngo ubashe kugera kuri icyo kintu. Ariyo mpamvu ntabwo biba byoroshye,
niba byoroshye kabisa gukora indirimbo ni amafaranga no gukora video yayo ni amafaranga kugira ngo umuntu azagukorera ikintu cyiza no kubomba gushoramo amafaranga sibyo niyo mpamvu nahoze nsaba abadukurikirana niba koko support we nimba yumva hari support yama kuri we kabisa ngenda yemera kuko gutangira biragorana cyane njya mbibwira abantu bose gutangira biragorana nsaba uwo kwa dukurikiye bose ari uburyo umuntu arimo ubufatanye bwinshi cyane bw'umuntu ushobora kuba ari ubufatanye bwinshi cyane ushobora gusapotinga umuntu ari uburyo bwinshi cyane ashobora kuba ari amafaranga ashobora kwitanga ukavuga ati ngewe nubikurikije nuko nakumvishe nshobora kwitanga indirimbo imwe bikurikije ubwo nakumvishe nshobora gukora video imwe kuri wowe bikurikije gutyo cyangwa ufashaya ariko ngewe support numva nabwira abanyarwanda bose badukurikiye mu buryo bwo kugira ngo bame support yoroshye cyane nta yindi ni just kujya kunuza kuri YouTube yanjye YouTube channel bakareba indirimbo zanjye bakazilikinga bagakanda subscribe babyumva niyo nzogera kujya bajya babasha gukurikirana indirimbo zanjye uko nzishizeho cyangwa ibikorwa byanjye bajya babasha kubibona uko byihuse bibasha no kunyorohera ku buryo bigera hanze byibuze nanjye ndebe ko byazaza binyorohera gukora izo ndirimbo zanjye Mugisha watangiye amenagura amasahane ageze ku rugero n'amasafuriya usohoye indirimbo rero none Mugisha ubuhanzi bwawe urashaka kubwerekezayo mu by'ukuri kuko usohoye turwanye corona hari n'indi batubwiye iri hafi uririmba muri korari amahoro ni korari yo muri ADPR iririmba indirimbo zaririmbiwe Imana wowe ubuhanzi bwawe mu by'ukuri urashaka kubwerekezaho urakomatanya byombi uruzagera aho herere hamwe bimeze gute nkuko nabikubwiye ushatse kumbaza ngo ko naririmbye indirimbo ivuga cyangwa ishishikariza abanyarwanda kurwanya corona itari muri iyo ni gospel desha ndashaka kukubaza ngo urumva nyuma y'iyi ndirimbo ririmbye urakomeza uririmba indirimbo zikangurira abantu kwirinda zikora kuri morale externe y'abantu cyangwa se mu by'ukuri uzageraho ujye mu za gospel indani uko nabikubwiye ndaje ni indirimbo mfitiye ubuhamya ni indirimbo mfitemo ubuhamya cyane kuko ari indirimbo nakoze mu buryo nabwo butangaje inspiration yayo yaje mu buryo butangaje pe ubwo rero humura ndaje no kubwira icyo nashakaga kubwira abantu reba kwa kundi umuntu asenga yamara gusenga akabwira Imana ni nkuko ndaguha example wenda tuvuge ngewe ndasenga cyane ariko mu gusenga kwanjye ntirirwa sinasambanye sinibye sinagize ute nkora ibikwiye ariko sinsubizwa nkuko abanywi b'inzoga cyangwa abasambanyi bo basubizwa noneho wabireba ukagira kwitonganya mu mutima babyumva no kwivovota ukavuga ati ariko se Mana njye nacumuye iki kari njye wakoze gutya na gutya ko nigeze ngwa mu cyaha runaka nta cyaha nigeze mfatirwamo njye nirirwa nkutakambira nirirwa nkora ibikorwa bikwiye imbere yawe ni gute nari kubona igisubizo niyo ndirimbo nakoze wenda nshaka kuririmbaho gace bakayimenya ni indirimbo ivuga ngo humura mwana wanjye ndi hano numvise gutaka kwawe uyu munsi ntuzongera kurira ndirahiye ndaje nje kukugirira neza ndaje niki kiguteye kwiheba mwana wanjye ko mbona ubuzi byiringiro ibyo byose ubona n'ibitero by'umwanzi nibikakumaremo ibihe byiza byo gusenga humura ndakwibutse humura nje kugutabara humura mwana wanjye ndi hano
ndirahiye ndashe nje kukugirira neza ndashe humura ndashe. ubwo nibwira yuko abadukurikiye barumva yuko gahunda yari ukwerekeza mu ndirimbo zaririmbiwe Imana. izo ngizo niyo mpamvu nabasabye ngo bajye kuri YouTube yanjye Mugisha Clement banshigikire ndetse banategereje ino ndirimbo. Ni indirimbo izaza kabisa, umuntu uri kuyikora yanumvisha ari kuyikoraho neza, yatanze time ye, munamushimira n'uwo bita Boris ari kuyikora neza kabisa. akorera mu iyo studio? Ni studio ya Brice naho mbonye akunda gukorera. rero turibuka ko watubwiye ko watangiye umenagura amasafuriya. ubwo binteye kugira amatsiko nkakubaza ngo mu by'ukuri wahereye aho ngaho ubu maze gusa naho ukuraho, hari icyuma cya muzika wabuze gucuranga cyangwa byagarukiye hahandi gusa? urumva ntabwo nagize amahirwe yo kujya kubyiga, gusa narageragezaga muri uko kuyicuranga, narabigeragezaga cyane. urumva ntabwo nagiraga amahirwe yo kujya kubyiga. Mama wanjye yabashaga kuba yambwira ati ndashaka yuko buriya mama wanjye hari ibintu yifuzaga ko araho yifuza kukumbona. ntabwo muzika ntabwo yabyumvaga neza, avuga ati wenda bizakubuza kwiga, bizakubuza kugira ute, ariko nabwo akifuza ko byibuza nubwo najya kwiga ariko byibuza nabwo nagira icyuma amenya, ariyo ngoma ariyo kipe, na gahunda yanbangamiraga. ariko ibintu byo kuvuga ngo ubuhanzi iki ntabwo yabyumvaga neza. bije ubu ngubu nyine amaze kubona ko nanjye gukoraho gato, ko nta kintu cyapfa kunderanja gutya, cyakora ngewe ugomba gufata decision runaka. nuko nguko byaje, ariko ndayicuranga kandi nkagerageza neza cyane. rero ubwo ngubwo ibindi byuma ntabwo mbizi, sinigeze ngirwa ubuntu kubera nigeze mbona umwanya wabyo kubera ishuri cyane. kandi urumva umubyeyi nimba yarashakaga tuvuge, umubyeyi wanjye ahantu yifuzaga ko nakorera ni ahantu numva habiri. yifuzaga ko nakiga nkajya nkiga ibintu bijyanye na IT ku buryo nakorera. yifuzaga cyane, nanjye narabyifuzaga ko nakorera muri MTN y'u Rwanda. narabyifuzaga, avuga ati bana yanjye mbonye uburyo nkorera muri MTN y'u Rwanda. cyari cyo cyifuzo cyanjye. ikindi cyifuzo cyari icyifuzo cyo gukorera kuri icyifuzo cyari mama yifuzaga nyine MTN cyane kariho nakorera. Jewe nkumva noneho ndashaka gukorera ku kibuga cy'indege. numvaga nakorera ku kibuga cy'indege, numvaga ari byiza. hari ukuntu nabyumvaga nkumva ari byiza. n'ubu ngubu nimba badukurikiye umva ndahakunda cyane. nkunda MTN, nkakunda no gukorera kuri n'ikibuga cy'indege, ndabikunda. sinzi impamvu nuko nakuze nyine numva ko ariho hantu nakorera. gusa ntabwo nigeze ngirirwa amahirwe yo kuba nakorayo. sinigeze najya no kwa applyingayo. sinigeze mbikora kabisa, ariko nayo hantu numva ahantu nkaho. abadukurikiye rero barahita bagira amatsiko yo kumenya ngo umuntu washakaga kujya kuri MTN bitewe na mama we, agashaka kujya kuri airport bitewe nawe ubwe ku giti cye, ayo mahirwe yenda ntabe yarakunze, none ubu ngubu ari heye. amahirwe nk'uko nabikubwiye ntabwo nagiriwe ayo mahirwe, ntabwo ari uko nabishaka. mbibonye bamaye akazi nagakora. biriseri bamaye akazi nagakora nagakora kuko nicyo cyari icyifuzo cy'umubyeyi wanjye, kandi nanjye ndabikunda kuko nakora ku kibuga cy'indege, nkanakorera no kuri MTN rwose. nkabana ku buryo niyo nicaye, ariko niyo nicaye nkunda kugerageza kwigana, atari ku ngo MTN mamagaye ko ndi umuhanzi ngomba korere publicity. nakora n'ikihe kintu nakora nkabyiganire, nkaba nakandika nshishikariza abantu gukoresha MTN center.
rero turimo tugenda tugana ku musozi w'ikiganiro twagiranaga n'umuhanzi Mugisha, ariko ntabwo twasoza tutakubajije ikibazo kigera gitya. Mugisha watangiye kuririmba uhereye hahandi ukagenda uzamuka, wamaze kuririmba turwanye corona yagiye hanze, hari n'indi witegura gushyira hanze, ariko mbere ya hariya ninde muntu w'umuhanzi ufatiraho icyitegererezo? Njyewe bose ndabakunda, nkuko navuze ngo Knowless niwe wa mbere nigiyeho kuri ya ndirimbo, niho hantu nafungukiye ijwi nigana indirimbo ye ya mbere bita Kuki, niho numvuze ati wow, siko nshobora kuririmba uko nguko kabisa. So undi muntu yamuremye Serge, ndamukunda cyane, ni inshuti yanjye, niba ari no kudukurikirana nawe ndamukunda cyane, ni inshuti yanjye cyane, ni umuntu witanga, narebe yuko akunzwe muri sosiyete nyarwanda. Hari ukuntu abantu bakundwa sibyo bitewe n'aho amaze kugera, akavuga ati njye ntabwo nakwiteza uno muntu, ariko ndashimira cyane yamuremye Serge kabisa, n'umwana mwiza. Nshimira cyane n'uwo bita Aline Gahongayire. Aline Gahongayire nkunda kumwita mama, niba ari kudukurikirana. Aline Gahongayire ni umuntu twavuganye, ndibuka tujya kuvugana bwa mbere. Aline Gahongayire nasabye Serge yamuremye, nambwiye Aline Gahongayire, ndamubaza ati se, ndabajije Serge wamaye namba za Aline Gahongayire ko nshaka kumuvugisha, hari icyo nshaka kumuvugisha. Nuko Serge yamuremye nubwo yisama namba ya Aline Gahongayire, akimara kuma namba ya Aline Gahongayire, ngewe nibyo bya bindi nakubwiye ngo bya MTN, bya bindi nakoraga byo kuba nakandikira MTN indirimbo just kubamamariza. Nuko nahise mpamagara Aline Gahongayire, ndamubwira ati umva ino ndirimbo urumva itabere MTN? Arambwira ati ntabwo rwose yigeze ngora, mbaza ati se ninde waguye nimero zanjye, ninde wagize gutya na gutya, atiteye kwa azwi. Aline Gahongayire nicyo ndamushimira, niba mana yanjye. Aline Gahongayire ni umumama mwiza kabisa, njye nkunda kumwita mama kuko ni umuntu mwiza cyane, nicyo kintu mushimiramo. Kandi nanone ikindi, Aline Gahongayire yahise afata iyo ndirimbo nari nakoreye MTN, arayifata ahereza manager. Ntago manager nawe twaraganira, ariko byahise bikupira aho ngaho, ntitwongeye kuganiraho ibintu byinshi. Gusa arambwira ati wow, indirimbo ni nziza, none iracyanditse, indirimbo ni nziza rwose wakoreye MTN. Ariko ibiganiro byahise biyagarukiraho, ntago twigeze twongera kuganira ibindi bintu byinshi cyane. So Aline Gahongayire, uburyo umutima nabonye afite byatumye numva mukunze cyane. Aline Gahongayire muri gospel kabisa, muri gospel naramukunze cyane rwose. Ni wa muntu ucisha make, abyumve ko mukunda cyane kandi Twaguha rero umwanya, tuganye ku musozi w'ikiganiro twagiranaga, ngira ngo tuguhe ubutumwa, tuguhe nako umwanya utambutse ubutumwa ukuri ku mutima. Hari abazumva indirimbo yawe turwanye corona, hari abategereje iyo yindi yenda kujya hanze, hari n'abazategereza n'izindi, hari n'abasanzwe bakubona muri korali aho uririmba, hari na Aline Gahongayire, hari na MTN, hari na Airport, bose bariya bose. Reka tuguha akanya ubahe ubutumwa n'ubundi tugana ku musozo. MTN navuga yuko nababwira ati na Airport kabisa hari uburyo ba mu mwanya, kuko naba nakunze kuva kera, yari yo dream yanjye nkuko nabivuze. Ikindi kintu nshaka gutanga, iriya ndirimbo nayandikiye, nagiraga ngo nerekane ukuntu youth volunteer ikora, sibyo? Mu by'ukuri byankoze ku mutima ndebye imbaraga batanga youth volunteer. Ndagira ngo example, amafaranga yari yose babuhembwa bari no gukoresha imbaraga zabo.
ariko urebye ukuntu bari gutanga imbaraga babyumva youth volunteer n'umujyi wa Kigali n'umufatanye na Minisante na polisi y'u Rwanda mu by'ukuri youth volunteer iri mu kazi kose iri mu kazi rwose nshimira aba youth volunteer nabo badukurikiye imbaraga zanyu mukomerezaho umuhate wanyu ntago ari ubusa imbaraga muri gutanga kabisa ku banyarwanda ni nziza cyane turazibashimiye cyane nanone nshishikariza urubyiruko kuko ino ndirimbo nyandika nagiraga ngo mbwire urubyiruko ko ari cyo gihe cyacu kugira ngo dukore sasa twerekane natwe icyo dushoboye turinda abacu kino cyorezo nk'uko nabikubwiye kigeze ku musaza nta muntu wanga umubyeyi we mureke twese turinde barabyumva abacu twubaka ejo hazaza heza kuko ejo ni twebwe ubungubu nibwo tugomba kubitangira ntago bizagera ejo ngo abe aribwo twibuka ko tugomba gukora ibyiza dutangire ubungubu abe aribwo tubikora nicyo ngicyo message na iyindi naha ku bandi bantu badukurikiye atari urubyiruko gusa kuko iki cyorezo twese kiratureba message nabaha message igira ati mureke duharanire kurinda kurwanya kino cyorezo twambara udupfukamunwa neza koga intoki kenshi gashoboka duhana n'intera ya metero y'umuntu n'undi ikindi narenzaho sinzi kabisa ariko icyo kintu mureke navuga ati rubyiruko muri Rwanda mureke dukore kuko ejo ni twebwe kabisa ejo ni twebwe tuzaba turari kandi kugira ngo tugere hariya heza niba dushaka kuzaba turi ahantu heza hari amahoro ahantu hatari indwara hatari izo coronavirus ahantu hatari ibyo ni twebwe tugomba kubiharanira kwirinda nk'uko polisi y'u Rwanda ibivuga ngo naba ari nge koko naba ari ngewe twirinda ingendo zitari ngombwa kugira ngo tubashe kurwanya kino cyorezo kandi nge nawe wowe nanjye twabasha gutsinda yes urakoze cyane rero reka tugushimire murakoze cyane namwe twibutse abari badukurikiye ku Ibendera TV ko twari turi kumwe n'umuhanzi Mugisha no muhanzi urimo agenda azamuka yatubwiye ko amaze gusohora indirimbo imwe yenda gushyira iyindi hanze kandi bikomeje reka rero tubasabe mu by'ukuri kumushyigikira nta kundi no kujya kuri YouTube channel yiwe mukagenda mumuha ibitekerezo mumuha inyunganizi ibyo yakongeramo ibyo mbese ko yabigenza byose ngiye rero nkuko bisanzwe nitwa na Ntirushwa ni Ibendera TV turakwibutsa gukora like na subscribe igitekerezo cyawe n'inyunganizi ubundi tukazamukana tuva mu bwiza tujya mu bundi reka rero mbashimire mugira amahoro y'Imana